nababwira ngo uyu niwe mama ngira nanjye uyu nguyu niwe mama ngira ni mama wanjye kuko twabayeho twari tuvuga no mu mafilimi Nyagasana yadufasha ubu nawe ni umukinnyi ubu nawe aratwika murakerebutse twabyariye umunsi umwe isaha imwe kwa muganga hamwe umuganga umwe icyo kintu cyabatubayeho impanga ni byiza nta muntu wigeze ashaka nko kubateretera icyarimwe bararindagiraga akarindagira yaba yavuye kuri uyu ubundi ukongera agahura n'uyu we nuko twahita ugasanga ibyo imitomo yaguteye araje yiruka yiteye kuri kana tumaze kubimenyera nuko yahura n'uyu nguyu kuko nabaganze ko niba navuganye n'uyu nkaza kuvuga nti navuganye na kana nawe bahura nuko asige tukamurindagiza akajarajara neza wasohoka nanjye nkaza nkibyarira umuganga biramushobera kandi urabona arimo kwiyekipa uyu nguyu cyavuyemo ni igiki umuganga yaje kugeraho asa nkaho ufunguye gato ararunguruka agira ngo yiyamu uwo muntu uri guhondora noneho uko umuganga yatubwiye reba ibyo ari mu gukorera uyu nguyu urabona mu ishusho ye n'uyu nguyu urimo noneho afunguye akubise undi muntu asanga wari mu kubyaza niwe uri mu guhunda urugi muganga atiko barikanze ni amadayimoni ni ibiki kubise amaso ndagirane uyu ko ndimo kumubyaza kandi akaba ahagaze akaba arimbwira ngo arashaka kubyara ndamenya ari ibiki ndabigenza nte umuganga nta jambo na rimwe yigeze ambwira gusa yabaye nkugwa muri koma bimubera ihurizo abura icyo afata abura icyo areka noneho bigeze aho ati nageye kera ku busa ndapfuye muri mbizi ariko hari ukuntu yaje hari aho ngiye ariko hatari kure nibyo koko kuko anaza no kundambagiza yarafite imodoka yaje yitwaye aje mu modoka iwacu ni ku muhanda aparika imodoka aparitse imodoka hinjira mu rugo ko mugenzi we Toyota y'umweru arabyibuka nk'ejo ariko iyo Toyota ihagaze aho ngaho ariko ndibita nkorura video muri sanzwe ngahe muri izo ngizo nyine twagiye yari Toyota y'umweru kuko nkuko mugenzi wanjye abivuze araza aparika ku marembo nawe urabyumva bumvise imodoka abaturage bagahurura abana bagahurura bagiye kuyireba kwa kabano hahagaze imodoka igikuba cyabaga cyacitse basi uyu nguyu rero aba ari usohoka ajya kumwakira nibyo yamwakiriye nkuko azi neza ko ari njye wagiye kwakira we yari azi ko ari nawe umwakiriye rwose we ntiyaje avuga ngo ariko urabona yaje avuga ati ni umuntu wanjye yaje azi ko ari we umuramukije ari njye umuramukije ari umuhaye ikaze muri make umuhaye ikaze bararamukanye byina urabyumva iby'abafiyanse ukuntu baramukanya natwe kera twaramukanyaga cyane kabisa ariko ntimwasomanaga oya aba twari gusomana kumugaragara abantu babireba icyo gihe cyacu oya aka niyo mwihishamiye nabyo ntabwo byo mwari muzi kabagaho twabyitaga ka kisi iryo jambo twararivugaga kisi ryabayeho na kera ryabayeho na kera na kare twararivugaga basi ubwo rero we yicaye mu nzu yamwinjije mu nzu azi ko ari ngewe umwakiriye ntabwo yigeze arabuka ko atari ngewe aya ni amahirwe y'imboneka rimwe wari uzi yuko mu Rwanda twagize amahirwe yo kubona umuvuzi gakondo uvuye muri Tanzania akarusho kandi kuri uyu muganga nuko akwishyuza ari uko wamaze gukira avura indwara zijyanye n'amarozi y'ubwoko bwose indwara zibasira igitsina gore inzoka zo mu nda zo mu bwoko bwose indwara zose zibasira uruhu uyu muganga niwe uzivura hari abasore n'abagabo batishimiye ingano y'igitsina cyabo uyu muganga nabo yabazaniye umuti ubafasha kucyongera ubushake bwo gutera akabariro rwose bagashimisha abo bashakanye uno muganga kandi avura diabete impyiko umwijima igifu ndetse n'izindi ndwara nyinshi tutabashe kurondora abagore n'abakobwa bakunda kugira imihango ihindagurika iva ntikame ndetse n'ama-infection ku bagore n'abagabo mu bice bitandukanye waba urimo hirya no hino ku isi uyu muganga biroroshye cyane kukugeraho yewe no kukugezaho imiti ni mu kanya nk'ako guhumbya reka mbasuhuze kandi mbifuriza kugira ibihe byiza abakunzi ba Dream TV kuri mwebwe mwese dukomeje kubana mu biganiro byacu muri stories makuru atandukanye mu buhamya yego n'izindi gahunda zitandukanye nizere ko mwamaze kugera kuri Dream TV nizere ko ibihumbi byuzuye 130 none bidukurikira bihirya no hino ku isi no kuri ndabashimiye nizere ko nawe uri muri uwo mubare ibihumbi 130 cyangwa se akakanyu kaba ugiye gufungura ikiganiro cyacu ukaba ugiye guhita winjiramo ubasuhuza kandi ubahaye ikaze
yewe ubifuriza n'amahoro y'Imana n'amafaranga ni Rugamba nekezo komeze neza cyane. Ubwo ndashimira bari hano mu Rwanda n'abadukurikira bari muri diaspora hakurya y'amazi magari, nizere ko mumeze neza cyane. Uyu munsi ni umunsi utandukanye n'indi nayo umuntu ndi kuvugisha umwe nkamubwira ibyo mvugishije undi cyakora muri intobo pe murasa nk'intobo. Ibintu ndabona kabisa muba mwegeranye ariko nta kibazo, ariko naho nta kibazo. Muraho turashima Imana, turaho turamushimira Gitare. Uze ndamenya mbiye none nayo kunda akora ikiganiro niba ndavuga ngo mwitwa bande. Reka mpere umuntu dukurikiye ari kwibaza abantu bagiye kuvuga iki, bagiye kuganira iki, ndakibabwira mu kanya, ariko reka babanze batwibwire. Ubu harimo Gatoya na Gakuru cyane rwose. Reka mfomboze ndebe ko Gakuru nabo. Reka ngereranye ndebe. Fora Gakuru, Fora Gatoya, Gatoya. Aya Gakuru yaba ruriye. Aha, bravo. Ndabikoze? Urabikoze uratsinze. Nibyo. Okay. Gakuru nuriya kabisa. Uje kumva ati kubera icyo wabonye ariwe Gakuru. Nabonye kuva twahura hari ukuntu nabonye ubanza ukamera nk'umuhaye ijambo. Ushobora kuba mutabizi mwebwe. Ntabyo tuzi. Ariko hari ukuntu umeze nk'ubanza ukamuha ijambo cyangwa ugasa n'uwumva amabwiriza ye cyane. Kandi bigaragara ko mungana. Yewe uzi kujumera, mbyite ko ari uzi kujumera jimeri yawe kabisa, yakweretse ibiri byo. Utabizi ariko umeze nk'ukuntu amabwiriza ye uyaha agaciro cyane. Nicyo washingiyeho mbese mu nshaka. Kari muri tumwe mutwe nashingiyeho. Murakomeye. Turaho turashima Imana. Ndi kumwe n'abantu ubwo. Ngewe nitwa Kanakuze Merciana. Akaba ari ngewe Gakuru. Ari we Gakuru. Gatoya. Gatoya nkaba nitwa Kakuze Cecile. Akaba ari ngewe Butoya. Kanakuze. Kakuze. Yes. Ni mwebwe mpanga mu muryango zonyine zavutsemo. Urebye ni twebwe bakuru mu muryango. Muri imfura. Ariko bagiye na nyuma yaho hari abagiye bababyara. Nyuma yacu ariko. Bo mwese mufite ingo n'abafasha. Okay. Twese ntabwo dufite abafasha. Yego. Nkanjye ntabo mfite. Yitabye Imana. Waramwigeze bibaho ubwo n'ubuzima tuba abenshi mu Rwanda busanga dusangiye. Cyane ntabwo nabitinda. Wowe muracyari kumwe? Yewe rwose. Imana iracyakomeje kukureba itoroshye. Ariko iyo wumva uwo muntu waje iwanyu akaza kwa data agakomanga akishyira habona akigaragaza, kugira ngo uriya muntu ntabakomeye. Umuntu abakomeye. Uriya muntu abakomeye. Naracyari. Impamvu nari mbabaje ako kantu nagira ngo nzi no kwikomoreza ku kantu kuko bazaniye mufite abakobwa ngo numva ukuntu mbikurikirana. Ariko ikiganiro mwakigezemo mbaye ikaze kuri Dream TV. Urakoze cyane. Hari ibintu bigorana gutereta impanga. Ubukera babatereta. Reka mperi kuri Gakuru. Nukuri umbabare ko tugiye kuvuga ngo aza kugutereta nubwo atakiriho, byo ndabizi ko ari amateka warenze. Ariko saza kugutereta. Iyo yazaga wadomotse wagiye hari mwavukiye Kigali? No. Iwacu ni mu karere ka Kamonyi. Kamonyi hari hakurya Gitarama. Cyane rwose. Ku Kamonyi neza nyirizina. No abantu badukurikiye mumenye ko abakecuru bose bashatse Kigali, ndabeshye. Nibyo ibyo uvuga nuko. Mutuye Kigali. Ubwo byanga bikunda umwe yaranze undi. Niko ndi kubikora muri logique yanjye. Ariko reka nibaza kandi iyo ndi kubaza Gakuru umufashe yazaga kukureba kiri fiance agasanga wagiye kuzana amazi mu ntara aho twaravomba turavoma, ngiye nakuriye mu ntara nanjye naravoma, akahasanga wowe yamenyaga kumenya ngo umukunzi wanjye n'uyu. Aho ngaho ibyo uvuga n'ukuri ntabwo byari byoroshye kudutandukanya. Ariko burya nubwo yaza akibeshya, usibye ko byagiye bibaho. Tumaze no gushaka turaza kubivugaho byigeze no kubaho. Ariko niyo yazaga burya inganzo y'umuntu musanzwe mugana n'ubu ubu mubonye ukabona ari we ukamwisanzuraho. Hari akantu gato utangira kuvuga ariko bitera. Ariko
ariko uyu muntu ni we nk'aha ngaha yabaga i Kigali turi abafiyanse ngewe mbi iwacu hari igitaramo nk'uko twabikubwiye ku Kamonyi yego yigeze kuza ntabwo nari ndi mu rugo ibyo uvuga ni ukuri uyu nguyu niwe wari uri mu rugo urazi ko kera iby'amatelefone ntabwo byabagaho kwari ukugenda ukajyayo cyangwa se yarakwandikiye urwandiko yararuhaye kanaka urwandiko hari uburyo nabwo byakoreshwaga twarandikiranaga twebwe icyo gihe akakoherereza urwandiko nanjye nkamwoherereza wabaga ufite abantu uha rwa rupapuro rwa rwandiko ibahasha akayijyana akagenda akayigezayo ni uko nguko twebwe twakoranaga mu cyimbo cy'amatelefone y'uyu munsi yego yari yaramenyeshe yaranyandikiye ko azaza nari mbizi ariko hari ukuntu yaje hari aho ngiye ariko hatari kure nibyo koko kuko anaza no kundambagiza yarafite imodoka yaje yitwaye aje mu modoka iwacu ni ku muhanda aparika imodoka aparitse imodoka hinjira mu rugo ko mugenzi we Toyota y'umweru arabyibuka nk'ejo reba ariko iyo Toyota ihagaze aho ngaho ariko wita nkorura video muri saniro muri izo ngizo nyine twagiye yari Toyota y'umweru koko nk'uko mugenzi wanjye abivuze araza aparika ku marembo nawe urabyumva wumvise imodoka abaturage bagahurura abana bagahurura bagiye kuyireba kwa Kabano hahagaze imodoka igikuba cyabaga cyacitse basi uyu nguyu rero aba ari usohoka ajya kumwakira nibyo yamwakiriye nk'uko azi neza ko ari njye wagiye kwakira we yari azi ko ari nawe umwakiriye rwose we ntiyaje avuga ngo ariko urabona yaje avuga ati ni umuntu wanjye yaje azi ko ari we umuramukije ari njye umuramukije ari umuhaye ikaze muri make umuhaye ikaze bararamukanya ibyo nawe urabyumva iby'abafiyanse ukuntu baramukanya natwe kera twaramukanyaga cyane kabisa ariko ntimwasomanaga oya aba twari gusomana kumugaragara abantu babireba icyo gihe cyacu oya aka niyo mwihishamenya nabyo ntabwo byo mwari muzi kabagaho twabyitaga ka kisi iryo jambo twararivugaga kisi ryabayeho na kera ryabayeho na kera na kare twararivugaga ubwo rero we yicaye mu nzu yamwinjije mu nzu azi ko ari ngewe umwakiriye ntabwo yigeze arabuka ko atari ngewe ariko bamaze kwicara mu nzu igihe bakicara mu nzu mu gutangira ikiganiro niho yabiromaritse ko atari ngewe yego disi webonaga hari ukuntu buriya uganira n'umuntu wawe muganira mu manota burya amanota we yazatangira kubona ari kubusa cyane ariko yirinda kuba yavuga ngo nturiwe kuko yaje kubitubwira nyuma ko ngo ariko menya atariwe ariko biri muri ariko arakomeza agenda gake kugeza ubwo noneho ninjiye rero yaje kubona itandukanyiriza 100% hagati yanjye nawe urabyumva indamukanyo yanjye ntabwo niye biratandukanye hari igisukari atumvise uteze bitandukanye basi kuri turaramukanya nk'umuntu wanjye nk'umufiyanse wanjye byumvikane ko muri icyo kiganiro rero niho nyuma yaje guseka tuza guseka tubiteramo urwenya adutekerereza ukuntu atigeze arabukwa ko ari we ariko hari akantu yaje kubona agira akantu kagaragaza ko atari we yumva ko ibintu byahindutse ibyo rero byatubayeho kabisa ntiyabimenye hanyuma se buto fiyanse w'abandaza kandi ukabona uri mu nzira zo kumwakira wumva ntiri bumuterane mukuru yagiye kandi urabona niwe uhari oya yewe nyine mu kumwakira numvaga mwakira nyine kuko nzi neza ko ari uw'abandi yego kandi urumva kugira ngo mu kumwakira kwanjye cyari bitandukanye n'inkweto niyayo ntamusuhujije ndamuramutsa yego tubahaye ikaze ariko interuro y'uko natangiye kumubwira byari bitandukanye n'uko yagombaga kuvugana na nyir'ubwite n'amakuru ufite abari makereka nk'amakuru mba mfite kandi mba numva mbese mba numva ndi nk'umujura ndi mukuru nanjurwa hari n'igihe usanga hari udushinga bari baratangiye barasubukuye yajya guha amakuru ukumva uraraye usibye gusa ko nagize amahirwe uyu nguyu akaba araje
nuko ariko ubwo ibyo birakomeza cyane nyuma yaho rero icyakoze yagiye yabitubwiye ati rwose ntababeshye byari byanyobeye sinari mbizi nuko ntabwo twebwe kuva mu bwana bwacu no mu ishuri twigagamo umwarimu yabaga umwe akamwicaza inyuma n'undi akamwicaza imbere hariya noneho imbere akaba azi ko ngo ni kakuze aribyo yamaze kwishyira mu mutwe inyuma akaba azi ko ari kanakuze ariko twagera hanze ntabwo yabivagamo byabaga birangiye uyu nasobanura uko byatugendekeye mu ishuri uko byagenze twiga mu mwaka wa 6 primaire ese mwizenda na ka segonderi twaracagatishije bamwe ku mpamvu n'ibyo nyine ubwo bibaho ariko twigana muri primaire mu mwaka wa 6 yego mwarimu wacu yari yaramenyereye iriya ntebe yicarwamo na kakuze yari igiye wicara imbere butoya niwe bahise bajyana imbere ngewe kanakuze nicaraga mu ntebe ikurikiyeho mukuru noneho umunsi umwe haza kuba agakoryo turagurana mubishaka yes n'abanyeshuri babizi n'abanyeshuri bari babizi ni igikorwa bimwe by'abanyeshuri ubukubaganye vuga ati reka tuderanje mwarimu ndagenda nicara mu mwanya wa kakuze aragenda yicara inyuma mwarimu ariko abanyeshuri bose baraceceka mwarimu yaje kuza kwa kundi abaza aho kugira ngo ahamagare kakuze yahamagaye kanakuze abanyeshuri baraceceka urumva inyuma nabo abanyeshuri kundi ibintu bakora ati kakuze ibi n'ibi kandi ubwo arimo guhamagara nde kanakuze baba we twahinduranyije imyanya none nuvuga ngo bivuga ngo yatunze amaso inyuma ngo arahamagaho kanaku kandi kakuze wicayeyo noneho ibintu nk'ibyo mbese noneho uwicaye imbere urumva ko yahamagaye kandi amwicaye imbere ari guha akazi uri inyuma kandi we yakabaga hari imbere ari imbere ni ukubona noneho uyu nguyu nyine ashaka mbese ayigira atya gato nk'aho udahagurutse kugira ngo amwotse igitutu nyine kuki ashaka kumusuzugura akaba atahagurutse uyu nguyu asa nk'utinda nk'amasegonda makeya araza nk'inyanza ashaka kugira gutya umwarimu ajya kujya mu birere agiye kujya mu birere ni ukuvuga ngo uwari imbere ahita agira vuba vuba arahaguruka kandi ntabwo ari wowe mpagurukije ati cara urahaguruka ubwo yabigaragaje gute se urashaka gusova mwene wanyu byamunaniye none ni wowe ubwo hajyaho impaka kangiramo abanyeshuri bavuze induru baraseka ajya gutongana abanyeshuri ko musakuza sinzi natwe nuko habaye nk'iminota mike cyane rwabaye urwenya cyane nuko aza kubisobanukirwa nyuma noneho biza kugeraho ahamenyeye ko ari ukurumwa ajya mu mwanya undi agiye mu mwanya ariko kabaye agakoryo keza cyane kabaye agakoryo rwabaye urwenya hari n'akandi kantu nanone katumaga na mwarimu atatumenya cyane ikigize ko twiyambariraga iniforme z'ubururu ni ubwa kera cyane biriya bitaga kontoni kontoni we ndayibona kontoni twabaga umushono wacu umeze kimwe umufuka wundi wo gukora hano twese tuyifite umufuka umufite mbese ikizibaho cyanjye kimeze nk'iki n'indeshyo y'imyenda nayo byari ibyo rwose akari ku ikanzu yanjye akaba nuko kari ku ikanzu ye mwarimu bikamucanga rero yego ubwo rero icyo gikorwa kibaye none ubwo abanyeshuri bahise baseka mwarimu kubakabukira umwana umwe ahita abwira mwarimu igituma bavugije induru basi mwarimu nawe munguwe mwarimu yahise nawe aseka nta kindi byamureze noneho mwarimu asetse ikarasi yose iragwa hasi irakumbaga urabona niyo twabaga tugiye gushonesha nk'iyo kanzu cyangwa n'umwenda uwo ari wo wose kera kwari kudodesha yego hagendaga umwe akagenda bagapima umwe bikaba birahuye nta bindi nta wirwa ingano indeshyo umubyimba nuko nguko byaga bemeze ntago twigeze turutana bari no mu burebure haba niki kandi ngira ngo n'ubu ngubu usibye ko hari ubwo turutanaho ibiro ni nk'ibiro 2 gusa bibiri n'ubundi bare biki nabitewe n'imirire y'icyo cyumweru ego man kuko ushobora kumurusha 2 ejo wagaruka ugasanga ngwe gashyushye cyane yakwigaranzuye nuko nguko ubwo rero dukomeje aho ngaho kuri urwo rushako ubwo waza gushaka ariko nanjye ntibyatinda nanjye Imana inyoherereza wanjye ubwo yaragiye usigara mu rugo wenyine ubwo yaragiye
twakoze ubukwe bwiza ariko ubwo nanjye hari uwacungiraga hafi aho arekereje kuko ubundi baravuga ngo iyo amarembo afunguwe byanga bikunda mu muco wa kinyarwanda n'undi musore arinjira nanjye yahishe yinjira nanjye biba byiza dukora ubukwe biraryoha twese tuzi Kigali bamujyana bwa mbere se ntiwagize akantu k'impanga ziri fresh ntako nagize kuko ufata ndasigaye n'agahinda oya ntako ugomba kwicara ukavuga uti ibi ni ngombwa mese wagira ngo aguma aho ngaho hari ako bavuga ko kaba muri village mu mpanga zihuje butoya yarira bukuru nawe kabarariza butoya yarwara inzoka kandi wenda niwe wariye ku kintu cyanduye impamvu icyo babivugira bifite ishingiro urababara kuko niba ubona mugenzi wawe warwaye ni ngombwa yari izo nzi y'umwe arwaraga agakanzu yiririye nk'ikijumba cyanduye n'undi yakarwaraga nta n'icyo yariye ntibaza ati se bigenda bite bariya abantu ukuntu ariko utinya abantu baba basa gutya baziye rimwe aba ari ukuri ubundi muri make biba ari ibintu bikomeye oya ubundi aba ari ukuri aba ari ukuri aba bantu kwanza no kwibyarira impanga ni byiza nta muntu wigeze ashaka nko kubateretera icyarimwe bararindagiraga akarindagira yaba yavuye kuri uyu ubundi ukongera agahura n'uyu we nuko twari ugasanga ibyo imitomo yaguteye araje yiruka yiteye kuri kandi tumaze kubimenyera nuko yahura n'uyu nguyu kuko nabaga nzi ko niba navuganye n'uyu nkaza kuvuga nti navuganye na kana nawe bahura nuko asige tukamurindagiza akajarajara akajarajara kubegukana bishobora kuba byarasabye imbaraga iyo igihe cyageze inkono ihiriye igihe irarurwa igihe cyageze bibukongoko yego ni urugendo rero mwakuriyemo nk'impanga zihuje byose kugera ku ntebe y'ishuri kwibanira mu rugo muza kwisanga mwese mutuye Kigali ntawigeze abyara impanga muri mwese muri twebwe ntawigeze azibyara ariko hari icyatubayeho twebwe twabyariye umunsi umwe isaha imwe kwa muganga hamwe umuganga umwe icyo kintu cyabatubayeho mubyarira umunsi isaha umuganga umwe mu ivuriro rimwe igitandukanye ni iminota sinzi hari ni ukuvuga ngo ariko si iminota 10 10 ubundi ubwo ni imwe n'ubundi ni imwe 9/5 twabyariye CHK ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi yewe butoya narabanjije mbese ubundi twaricaraga twese twari dutwite yego noneho tukiganirira umwaka bari igihe cye buryo umudamu akenshi abazi igihe azabyarira ariko n'umufasha bose barabara burya igihe baba bakizi mwese murabajyana mu buzima rye cyane rwose hari akabazo ndaza kubabaza mubanze mundusobanurire noneho icyaje kuvamo n'iki tugasanga umwe aramurusha undi w'ibyumweru 2 ndetse n'imisago yego twicara tubizi ko ntabwo twibuka neza uwari bwazabyara imbere ariko twumvaga umwe azabyara mbere y'undi ariko ntabwo ariko Imana yabigenjeje yego ubwo igihe cyo kubyara cyarageze ndabanza butoya njya kuri maternity ubwo ngezeyo bigeje nko mu masaa 2 z'ijoro ngiye kubona mbona mugenzi wanjye nawe araje umudamu twari kumwe ati yewe atuzi ko mugenzi wawe aje ntoya nubwo aje kundeba ngira ngo koko aje kundeba byo kukusura ukurebe ukomerewe kandi ntabwo yari azi ko nagiyeyo nta telefone twari dufite ngo namutelefone nari najyanye nabo ntunari nturanye nabo noneho ntese bigenze bite mutekereza uko byangendekeye rero ndavuga ngo reko kugira ngo ngume mu rugo nze kuza gicuku ntireka no nibucya ntabyaye ndasubira mu rugo ati nanjye niko bingendekeye ndarebye naho kugira ngo ngume hano nze kuza byatinze cyangwa byagoranye reka nizira hakiri kare ntisawa noneho ngewe rero muganga yamaze kunsuzumira yandebeye ngaho nawe injira mugenda kurebera ngayo magambo twavuganye nta yandi ngo kuko yinjiyemo aha abantu barabyumvise ubu bagize amatsiko nkayo mfite ubundi buriya muri ka biology gake nize kera mpamvu zati biri amahirwe muri n'abajyanama b'ubuzima tuzi ko buriya inda igira iminsi ivukira iminsi runaka ushobora kuba umunsi yatereweho
mbere y'ibyumweru bibiri cyangwa nyuma y'ibyumweru bibiri. N'udukuru nabajije sinzi niba oya nibyo byo uvuga mbere y'icyo cyumweru cyangwa nyuma y'icyumweru cyangwa umunsi neza. ibyo uzi ni ukuri. None ubwo abafasha banyu bari baziranye ku buryo baganiraga ati yewe byari byose narebye umuntu wenda kugira ngo bizakurirane cyangwa ni ibintu byikoze gusa nk'ubwo by'imanga biza bitunguranye. Ni ibintu byikoze. Ni ibintu byikoze kuko natwe ntabwo twari tubizi. Kandi nakubwiye ko buri muntu yaribariraga we n'umufasha we ibyabo tuzabyara n'ubwo tuzabyara wenda ubwo kuko bari abana bavutse ku itariki ya mbere. Ni urugero ne tukavuga duti buryo ubuze utinzabyara nko mu ya mbere kugeza ku ya gatanu muri iyo minsi niko umuntu ubuteganya. Ubwo rero we n'umugabo we bari bateganyije igihe bateganyirije nanjye n'uwanjye ariko ntabwo ariko Imana yabigeze. Ubwo rero amaze kugera mo imbere muri make ntabwo yongeye gusohoka bundi byahise bitungana umuganga yinjira mu gikorwa. Basi rero ubwo rero agafilme kahabaye nagakomeze. Okay, reka baryo gakomeza kuko ninjye wari uri inyuma. Niwe wari uri inyuma. Ubwo urumva ko nge nari namaze kuvamo we yari yinjiyemo. Cyavuyemo rero niki hasigaye maze nkugira ku rugi. Kuko ubundi birabujije kwinjirira umudamu bari mu kumubyaza utabiherewe uburenganzira na muganga. Abari ibanga ryawe na muganga cyangwa se n'umugabo wawe arabyemerewe. Hari umugabo we yemerewe wi urabisaba rwose ujyawe biremewe. Biremewe rwose. Iyo bisabye bari hari banga umuhishe se ubora ite. Iyo benshi cyane bajyayo. Ntinya kujyamo. Njya ku rugi wa ndakomanga hari urugi ndarukomanga ubwo numva merewe nabi. Wasohoka nanjye nkaza nkibyarira. Umuganga biramushobera kandi urabona arimo kwiyekipa uyu nguyu. Cyavuyemo ni igiki umuganga yaje kugeraho asa nkaho ufunguye gato ararunguruka agira ngo yiyamu uwo muntu uri guhonda urugi. Noneho uko umuganga yatubwiye reba ibyo ari mu gukorera uyu nguyu urabona mu ishusho ye n'uyu nguyu urimo. Noneho afunguye akubise undi muntu asanga wari mu kubyaza niwe uri mu guhunda urugi. Muganga atiko barikanze n'amadayimoni n'ibiki umugore ndi mu kumubyaza kandi yari afite amakuru ko afite impanga nta byazi nta nubwo yari yatubonye. Ikintu ni ikigeragezo nubwo wenda cyaje kuba byabigeragezo bihetse ibisubizo. None se umuganga asa nkaho asubira inyuma gato ngo asubize inyuma agenza umugongo ubwoba bwamwishe ariko yongeye arakinga ajya gukomeza ibyo yari arimo kuri uyu nguyu. Njanga ndahonda muforomo bwa kabiri ongera aragaruka kandi nta jambo yambwiraga. Ay kubisa amaso takirane uyu ko ndimo kumubyaza kandi akaba ahagaze akaba ari mbwira ngo arashaka kubyara. Ndamenya ari ibiki ndabigenza nte. Umuganga nta jambo na rimwe yigeze ambwira gusa yabaye nkugwa muri koma bimubera ihurizo abura icyo afata abura icyo areka. Noneho bigeze aho ati nageye kera kubusa ndapfuye muri make. Ikindakigwamo abasimba ikindakigwamo tu iyo bimeze ko ari nk'ibintu bishoboka atari nko kubyara ubundi umuganga barayirukanse agahunga cyangwa se agatakamba akavuga ati ndatewe. Reka nkunganire akaje kumufasha muganga muri uko guhungabana. Ubwo nubwo yari arimo abikora byo muganga ntabwo aba ari wenyine ufite na equipe iri kugera. Baba bari kumwe ariko yarakebaguzaga nuko ako kana tubwe uyu nguyu atarakomeza akebaguza yongera areba uyu nguyu yongera areba hari agira ngo ye kurugira umugwaho. Ubwo rero nagize gutya kongeye maze kubyara umaze kubyara uhita umera neza kabaraga harya buri akaraza cyangwa biterwa nuko umwana yakuvunnye. Imbaraga ziraza iyo umwana amaze kuvura wese kereka iyo bakubaza. Ariko no kubaga ku munsi bitandukanye bya kera. Okay, twigarukire ku byacu. Nahise mbwira muganga neza ntuje ni muganga ati genda ugihara muri salle d'attente urebe imbere y'urugi ndebe wiki genda urebe uragaruka umbwire. Noneho muganga yagiye neza nuko mubwo arabyubahiriza aragenda ajyayo. Muganga yahise agaruka arongera aranyitegereza arongera asubira kuri uyu nguyu. Muganga ati ayiwe none ahita abwira abana ati ibi ni ibiki bitubayeho.
none se urumva isura nari mfite yewe wamaze kubyara wari ukiri kubise ntabwo ariyo yari afite, ahita yibuka wa wundi wahoze akomanga ati yewe baba we ndakubwiye wa munyamakuru iryo joro ababyeyi bose babyariye muri Firingi, babyariye mu Munyenga. mu Munyenga igipara cyari kiri aho ngaho. Umuganga aratangira, none se umugabo wanyu abagabo banyu umugabo wanyu numwe babatereye indi cyarimwe byagenze gute? Niho nanjye byari byancange. Aho hantu rero abaganga byarabashimishije, abarayiza izamu ryose yirariye mu kirori bose baje, oya birariye mu kirori, oya n'abantu bari baraye aho ngaho baje baherekeje, bose bari n'ababyaye bakaza kureba izo mpanga, bati dore impanga z'ukuri, dore nizo mpanga sinzi, mbese byari uburyohe icyo gihe, nuko nta akakuma kanyu kari kataraza ngo karyohe tereka kamera twa tuni twa negatifu zo zari zaza ntazo, icyenda gatanu wacyo nta kintu cyari kiri. Hari icyuma cy'ikoranabuhanga cyabagaho ni radio yafunguraga saa 5 ndayizi nanjye ndi wakera none no radio igafunga saa 5. Hari radio yafunguraga saa 5 z'amanywa, Radio Rwanda bitaga nabwo agacamo Radio Rwanda. Iyo radio rero iyo yafungura nyobora umuntu, iyo yafunguraga saa 5 yarongera igafunga, niba yarafunga saa 6 z'ijoro, saa 5 z'ijoro ariko saa 5 z'ijoro nanone. Ubwo rero no uzi agashya kahabaye icyo gihe tubyara, byari ngitego byari nk'itegeko, ababyeyi baryamanaga ku gitanda ari babiri, uko byagenda kose, uko baje umwe akaryama n'agahinja ke bareba haruguru, undi akaryama n'agahinja ke bareba hepfo. Twebwe rero ahubwo byabaga ari binini, oya nka turiya mbona usashika nibira niko twaryamaga, yabaga ari gisirikari, yego komana niko twaryamaga rwose. None twebwe rero ubwo kubera igikorwa cyahabaye byabaye ngombwa abaganga ngumva nihagire undi muntu, ubwo uzi ukuntu banjyanye, ayiwe data we banjyanye neza umwamikazi. Oya byari biteye ubwoba icyo gihe. Uyu nawe ubwo nawe yari umwamikazi ku giti cye, nanjye ndi umwamikazi, ndagenda aho bandyamishe gutanda, nta wundi muntu wigeze ahagera. Namaze gusohoka mvuye muri hariya babyarira muri salle dope siko bahita, muri salle d'accouchement. Njya numva bavuga ngo salle dope, nanjye ngafata mu Kigali salle dope, ubwo naho bakora operation. Salle dope, salle d'operation. Okay. Ubwo rero maze kubyara baranjyana kuri cya gitanda, nta wundi muntu n'abo bazaga babyara babashyiraga hari iruhande hariya, igitanda genge hamaho ngenyine. Mu minota itarenze nk'ingahe uyu nawe abarinjiye nawe abarabyaye. We rero yabyaye muri Firingi. Nge nabwiye ndi muri Firingi rwose, turi mu biganiro muganga yishimye. Ese zari impfura mugiye kwibaruka? Oya. No mwana wanjye wa gatandatu. We yari wa gatandatu. Yego. Ngewe yari uwa gatanu. We yari uwa gatanu. Kuko urumva mwasiganyeho no mu gushaka. Basi ubwo rero icyo gihe nabwo akandi gashya none kahabaye, urumva yamaze kubyara baramunzanira, turaryama ku gitanda kimwe, ariko umuganga wese na mu gitondo byabaye igipara kuri twebwe. Abarayizamo bageza amakuru kubaje mu gitondo. Yego. Ni twebwe bose baruhukiragaho, nuko icyo gihe hatabagaho izi telefone koko. Oya ngo kamera rwose ngo mugatere ahasigaye. Mu gitondo rero umugabo w'uyu araza, niwe wahageze bwa mbere. Uyu yari safari, wanjye nta wari yari safari, yari mu rugendo. Uyu ahagera mu gitondo, ahageze biramucanga, uzi ko yabaye umugore we ari we. Ntabwo yagombaga kumenya kuko turi ku gitanda kimwe, turyamye ku n'uduhinja, kandi ntiyarabizi ko twabyariye rimwe. Mwari mwabyaye ibitsina bimwe mwese? Oya, aho ngaho twari aho ngaho byari byaranyuranye. Aho turi bugere akandi karu twacu twahuriyeho. Ubwo umugabo we ahageze byaramucanze, twanarinze duhaguruka ataramenya umugore we ari uwuhe. Gusa yarashuhuje, gusa natwe yarashuhuje arenzaho. Arenza gusa turamwibara. Aho batinye kwiga ncukumbura. Ntabwo yajya akareba kuri uyu, akongera akareba uyu, nise ari kubwirwa n'icyo wari we. Uyo ntabwo yamenye, n'uyu ntiyamumenye. Ubwo araza atushyira mu modoka aradutahana. Noneho ubwo
ntabwo azi ngo ni uwuhe n'uyu, turamwihorera. Yaje kumenya utari we ari uko twabanje kugera kuri uyu nguyu, uyu niho yasohotse mu modoka, yaje kumenya ngewe ariko nsigaye mu modoka. Ntabwo yigeze abivamo, ntabwo yigeze abivamo. Yaravuye tuzi ubwo ndacyuru. Iyo mushaka mwari kubusanya bati rero sigara hanjye niko. ako nako na ikintu kidasanzwe cyatubayeho kugira ngo tubyarire umunsi umwe kandi tutari tubizi. Nanone kandi kantu kacu mu gusabwa kwacu twese kera uyu munsi basigaye ari ugukwa amafaranga n'iki bakabivuga ngo amafaranga dore benshi twabuze amafaranga ngo dukwe turongore. Oya mutararengaho iby'ubu ngubu nanze kumena ibanga. Ni ukuvuga ngo uriho ati bakoye ariko bakavuga amazina y'inka biriya bintu rwose birimo birabishya umuco ariko nta kundi byageza nicyo kigeze. Wenda turi buze no kubikomozaho mu kanya nituza kwinjira mu bindi bintu bisanzwe. Ariko se murabona ariko ntuye Kigali nase buriya bakuzaniye inka mukecuru wayishyira he? Ntaho nicyo kibazo niko bimeze. Ntabwo ingarukira ababyeyi bino minsi. Ubu uyu munsi ni ukugendera ubundi igihe cyose ugendera n'ibigezwe. Umuntu utuye Nyarugenge mu cyaha hafi hariya uramwimfirizoni inyanayi. Oya tuye kuri 40. Twayishoreye hariya neza indani. Hano muzi Kigali kuri 40 niho kapitali. Ni muhareba niyo kapitali yaho. Ni umujyi w'amafaranga no kwitsamura urishyura. Bavuga kuri 40. Kuri 40. Ese ubwo naguhaye ni waguha ihene. Wakisanga muri restaurant ya Epfo. Okay, igihe ni cyacyo. Igihe ni cyacyo wenda kiba gihari nuko tukigendamo. Ariko igihe ni cyacyo. Basi ubwo rero no mu gusabwa kwacu twarakowe nkuko nari maze kubikubwira. Twese kuko twebwe kera ubundi siwazaga dafite hano wari kuza guhikuka mu rugo ngo uje gushaka umukobwa gutese udafite inka ngo wawe. Oya reka nza mworohereze gatoya. Twari dufite umubyeyi ufite ukuntu yihariye. Data we yaravugaga ati umva ko yakabwira musaza wacu atumva rero mwana wanjye ugamaze kwifatira agacupa ati ndashaka agakazana kabona kuko umuhungu ngo wowe wihitiramo ko ushaka aho ushaka umukobwa ushaka wese ngo ariko umukobwa ngo nta dini agira nta bwoko agira aho ashatse niryo dini nibwo bwoko. Ikindi cya kabiri mwana wa bana banjye tuti akatubwira twembe ubwo arimo arinywera kagwa ke ariko twe yaduhaye inshyushyu twinyweraga inshyushyu ntabwo yatumaga tunywa inzoka akabihera amata rwose katwihera amata ukavuga tumva rero bana banjye by'amoko ubundi umuntu ni umuntu Imana niyo yaremye. Yakundaga kwisengera Yesu akivugira ati ubu nirebeye kwa Yesu duti hanyuma rero ntago umwami Yesu avuga ngo nimutoranye umuntu ati uzaza ari umututsi akankwa akangahamagara abanyogosenge nzamushyingira agakwa wumvise aho gushaga akazaza ari umuhutu agakwa akahamagara abanyogosenge akazaza ari umutwa agakwa ngahamagara abanyogosenge ati gabana banjye uwaba ari umugabo uwo niwe mugabo ati uwo niwe mugabo umugabo si ubwoko umugabo si iki we akavuga ati uzaza ubona ko atakwishiriza umwana inzara waba ari umugabo kandi iyo yemeje kwishyira ahabona akashyira ku mugaragaro ati waba ari umugabo akambwira umuntu yemeje kuza gukomenya imiryango mu hagati buramenye umuntu yagukwereye umukobwa n'iby'ubukwe byo hirya niyo bitaba komeza twagiye ako nagaciyemo ndagira ngo k'ababyeyi n'ubu ngubu bigiye biriho by'abantu sinzi ubundi turi umuntu umwe ubibona niyo dukomeretse cyangwa iyo tugiye urusororo urakoze wafura kuko nta gice cy'ubwoko runaka kiba kiri hariya ntacyo ngo abantu bakwiye kugatekereza oya mugihe tugenda mu biganiro nk'ibi abantu bajye bacyumva uretse ko hari ukuntu kiremwa umuntu nabonye kiyoboka buhumyi kuvuga ngo kirayobowe ubwacyo ukamira kuyoboka nk'impumyi ariko hari ibintu byinshi umuntu aba yagatekereza akavuga ngo ngewe kuba nakitwa umuhutu umututsi umutwa ni ibintu bidafite ikintu bimaze kuko n'indya kugura inyanya
nturi bumpe enye kubera hari icyo wabonye kindi ndicyo uri bunsaba amafaranga sibyo Yeah. ninjya mu bitaro se hashika Yeah. nturi bujye kundyamisha hariya ngo nuko wabonye ndiki kintu Yeah. nidupfa tugira usororo ntabwo bari buvuge ngo ngibyo umusaza iyo burya rero bivuga ngo abana iyo bicaye bakaganira n'ababyeyi nkaba mboneyeho mubyeyi utureba muri iki kiganiro namwe bana mujye mwicara iruhande rw'ababyeyi muganire ako kantu data yadushyizemo yatubwiye na n'ubu twasanze ari uracyakubakiraho kandi turacyakubakiraho ukabona ko umusaruro wako ni ukuri ngaho komerezaho ku by'inkwano rero ku by'inkwano ari njyewe narakowe ari we yarakowe akantu rero kaje kuza kuba muri uko gukobwa kwacu inka yanjye yarahageze ikazajya ibyara inyana gusa iyo wakowe inka yanjye yabyaraga inyana inkwano ye inkwano yawe iyo bagukoye butoya nawe navuga iye uko yabyaraga ubwo nanjye narakowe aho ihagereye ibyara ibimasa gusa irinda iva ku isi itarabyara inyana na rimwe noneho nanjye ngiye kubyara mbyara abahungu aba 5 mana wampaye agakobwa mbyara umukobwa umwe n'abahungu 5 urumva ko inka yanjye urumvise n'agacaki iyi inka yanjye yahoraga ibyara inyana iya mbere yishyira hasi ya kabiri ya gatatu ya kane ibyara inyana gusa maze gushaka nanjye ngiye kubyara mbyara abakobwa 5 n'umuhungu umwe abazaza rwose abazashaka muzatugenderere uzashaka burya n'inimero ushaka urazitanga rwose nimuzikenera turazibaha ngiye nkunda kuvuga ikintu ngo mpagazeho n'amaguru abiri wazaza ugakurikirana ukashaka ukaza mu rugo ukansura cyangwa ugasura uyu okay cyangwa muratuzi impamvu nabarondeye ngira ngo mbaganirize yewe nagiye mbakurikira mukina filime yes abafana nkazikurikira nk'abata ariko uyu muryango nge nkunda gukora inkuru z'ubuvugizi n'iganira n'abantu bafite ibibazo hirya no hino n'abatanga ubuhamya n'ibindi nk'ibyo n'abati uyu muryango nunkundira ntungore nk'uko hari abajya bagorana bukanyimirwa bati tuzaguha kanzu tuganira nzabuganiriza ariko ntungoye n'ibintu mbumviseho yuko nuko bimeze mfite butoya abakobwa umwe butoya umukobwa umwe n'abahungu 5 b'imigirigiri wamfura we bukuru abakobwa 5 n'umuhungu umwe rwose urumva ibyo bintu kandi inka yanjye yabyaraga inyana gusa nanjye ibyara ibimasa gusa iva ku isi nta nyana ariko reka ahubwo nta miti mwateraga oya ntayo reka nibwirire abakobwa ariko namwe abahungu mu byumve mu buzima umukobwa bana banjye b'abakobwa imana izabampere rwose muzakobwe uzi kubona inka wakowe uzi kuyibona iri mu rugo wari uzi ko umuntu ajya kuyikubita mukabipfa ntawe uyikubita ubireba se buriya hari uwayibaga ahubwo ntawe uyikubita noneho ubwo ni ukuvuga ngo hari ukuntu ushobora gusohokana akantu k'akantu wagasohokana yego noneho ubwo ubundi ubwo iwacu mu giturage ko murabizi ko tuteka mu nkono igikono ikiriya kiba cyarabumbwe ari ikibindi ariko ikaba inkono noneho iwacu batekaga ibyumbati kuruzuza igikono cy'ibishyimbo murabizi ibishyimbo byeretse ku myumbati noneho bakaminina amazi yayo murabizi mu giturage ibyo murabizi rero ndabizi ubwo ya mazi rero arewe uyatereka hariya ukayahisha niyo ntayarimo ukayatereka hariya ukaza kuyanyarutsa ukashyira ya nka yawe wakowe wasaga buriya muri n'inshuti oye ni aho urahavuze nayo kuhavuga ihita kumva ikakubona kwibaye byose nuko zaba zigiye mama we ukayikurikiza amaso ukumva uranezerewe hasigaye agatima kakajya kuri nde umusheri wawe twagiye kera none umubwire n'akandi kantu uzi ko niyo nka iyo umukobwa yakowe iri aho ngaho yitirirwa wowe biriya nka ni yakakuze biriya nka ni yakanakuze yitirirwa wowe ziri mu rwuri n'abashumba barabimenya n'abashumba bakaba babizi iriya nka ni yakakuze niyo bamukuye n'inkwano ye iriya ni yakanakuze niyo bamukuye
n'inka ye ako kantu nako karahabaga nako karahabaga. Yeah. Yes, twaganiriye ku rugendo rw'ukuntu aba babyeyi babyirutse, uko babayeho, ukuntu ari ababyeyi bagifite umuco. Ubu muco none kuba mutegurugore. mwana wanjye rero umva se okay n'ikindi twahurijeho ndatwaye inkuru ziracyaza uvuze ku rugori numva binkoza ahantu ndarukunda pe ejo bundi nari ndi mu cyaro ngiye ibintu byose bya gakondo ndabizi nayo ngo twese turarukunda ariko kuko yabwiye ko ari we washatse mbere yashatse mu bayisilamu nanjye ni hajati nanjye nuko nawe araza ashaka mu nanjye mu bayisilamu naye mu bayisilamu ubu atari idini mwakuriyemo niko bimeze numva ko n'ibyo Imana yagiye idukorera ubu ni ukuvuga ngo uyu yitwa mama Hadija jewe nkitwa mama Amin ntabwo ubyumva nabyumvise ubwo mva ariko twese ibintu byinshi tugenda tubihuza kandi noneho rwose bwa mbere bismillah tucyubaka twari duturanye neza hara kuri 40 urugo hacamo urugo rumwe twegeranya ariko nguko byari ariko n'ubu ntabwo ari kure ntabwo ni hafi hariya naho numvise atari oya ntabwo tugomba gutega ngo ibintu Imana yagiye idukorera ikindi nababwira ngo uyu niwe mama ngira nanjye uyu nguyu niwe mama ngira ni mama wanjye kuko twabayeho tukajya tuvuga no mu mafilimi Nyagasana yadufasha ubu nawe ni umukinnyi ubu nawe aratwika murakerebutse muratwika ngwiki twagiye yego ubwo n'urugendo ubundi rushimishije kurwumva ni inkuru ndende kerekanye umuntu yanditsemo nk'igitabo kuko urumva kuba impanga ni kimwe buryo hari n'abantu bagira ngo bikunda kugaragara ariko ugasanga hari n'impanga ubusanga imwe yarashatse indi yatwarinda mu rugo ugasanga kuba ari impanga nta kintu bisobanuye kuri we nyine ibintu biraho gusa wenda ndetse kuba baraje rimwe ariko numvise utuntu twanyu mwebwe ari ukuntu tugiye turi muri entre parenthèse mu dukubo tugiye duhuye abana banyu mwagize amahirwe yo kuba bose bakiriho yose bariho no umugisha usibye akandi wenda nakongeraho karyoshye muri abo bahungu banjye hariho wabyaye impanga cyo nigeze kubabaza hari ukuntu igisokuruza gikomeza buriya namwe mukurikiye wasanga nko kwa nyina oya iwacu iyo bariyo bagiye bariyo barahari ibintu bita karagiteri hereditere bikomeza kugenda bikurikira